Uratwite cyangwa uteganya gutwita? Menya uburyo karemano bwagufasha kwirinda kubabara umugongo mu gihe cyose utwite. Tekereza uri umugore utwite, buri munsi ukajya wumva umugongo wawe ukurya, ukumva usa n'uremerewe, bigatuma wibaza uti ese ibi birasanzwe ku bagore bose batwite? Cyangwa ni ikibazo cyihariye kuri jye jyenyine? Abagore benshi batwite bahura n'iki kibazo ntibasobanukirwe impamvu zacyo, bagahita bibwira ko ari ibintu bagomba kubana nabyo kugeza babyaye. Hari ibintu bitandukanye bihinduka ku mugore utwite bishobora gutuma babara umugongo gahoro cyangwa se cyane. Muri iyi video turasobanura uburyo karemano bwizewe buvura umugongo ku mugore utwite akumva amerewe neza, ku buryo bidakwiye ko yakwirirwa yitabaza imiti iremereye igihe cyose ababaye umugongo. Gumana natwe mu kiganiro kugera ku musozo, kuko uri busobanukirwe bihagije umuti wakoresha wivura ububabare bw'umugongo nk'umugore utwite kandi wibereye mu rugo iwawe. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Kubabara umugongo ku mugore utwite rimwe na rimwe bishobora kuba ikimenyetso cy'ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu nubwo tugiye kuvuga ku miti karemano ivura umugongo ku mugore utwite, bitagomba gusimbura kujya kwa muganga mu gihe cyose ububabare bukabije cyane cyangwa se bwabaye ububabare buhoraho ntibushire, bukanaherekezwa n'ibindi bimenyetso. Iyo umugore atwite, umubiri we uhindukamo byinshi. Urugero, imitsi ifata amagufa irarekurwa, imisemburo igahinduka, santere y'uburemere bw'umubiri igahinduka, n'indi ikagenda yiyongera ibiro uko umwana akura, maze ibi byose bigatuma umugongo ugenda uremererwa, ugatangira kurya umugore. Niyo mpamvu kuribwa umugongo ku bagore batwite ari ikibazo gifatwa nk'igisanzwe. Ububabare bw'umugongo ku mugore utwite bugabanyijemo ibice bitatu. Igice cya mbere ni ububabare bwitwa douleur lombaire, akaba ari ububabare bwo mu mugongo w'igice cyo hasi. Naho igice cya kabiri ni ububabare bwitwa douleur pelvienne, bukaba ari ububabare bugaragara mu gice cy'urujya n'uruza rw'umugongo n'ikiziba cy'inda. Naho igice cya gatatu ni douleur sciatique, bisobanura ububabare buterwa no kwikanyaga cyangwa se kurakara k'umutsi witwa sciatique, buryo umugore buturuka mu mugongo wo hasi bukamanuka ku kibuno bukagenda icyarimwe mu kuguru. Aya niyo mazina y'uburwayi bw'umugongo abagore batwite barwara. Reka turebere hamwe noneho uburyo umuntu akoresha avura umugongo ku mugore utwite. Uburyo bwa mbere ni uguhindura uko wicara. Umugore utwite aba agomba kwicara neza umugongo ugororotse. Kwicara neza umugongo ugororotse ni bumwe mu buryo bufasha kugabanya ububabare bw'umugongo ku mugore utwite. Dore uko bigenda. Iyindi igenda ikura uburemere bw'umubiri bwimukira mu gice cy'imbere, bigatuma umugore yumva ashaka kunama cyangwa se gutega umugongo inyuma cyane. Iyo yicara nabi rero, imikaya n'imitsi byo mu mugongo bikora cyane kugira ngo bifate umubiri, bikaba byatera ububabare mu mugongo. Naho iyo yicaye umugongo ugororotse rero, umutwe, ibitugu n'umugongo bikaba biri ku murongo mwiza, bituma uburemere bw'umubiri bugabanuka ku mugongo, maze bigatuma imikaya y'umugongo iruhuka cyane kandi bikagabanya ububabare bwawo. Ni byiza kandi kwicara ku ntebe ifashe umugongo ku mugore utwite, ibirenge bikarambikwa neza hasi kandi ntamare igihe kirekire yicaye mu buryo bumwe cyangwa se mu cyerekezo kimwe. Naho uburyo bwa kabiri umugore utwite akoresha yivura umugongo ni ukuryama neza muri pozisiyo y'umugore utwite. Umugore utwite aba agomba kuryamira urubavu rw'ibumoso, agashyira umusego w'abagore batwite munsi y'inda, agashyira n'agasego gato koroheje hagati y'amaguru ku buryo amavi yombi atandukanwa n'ako gasego. Inyungu yabyo ni ukugabanya igitutu ku mugongo maze ububabare bwawo bugashira. Naho uburyo bwa gatatu bwo kuvura ububabare bw'umugongo ku mugore utwite ni ukwambara umukandara w'abagore batwite. Kwambara umukandara w'abagore batwite bishyigikira inda ku mugore utwite, bigafasha kugabanya ububabare bw'umugongo mu gihe cyo gutwita, bikagabanya no gutitira k'umubiri, umugore akoroherwa umugongo ntiyongere kubabara. Uburyo bwa kane bwo ni ukunyeganyeza umubiri buhoro buhoro. Umugore utwite agomba kugenda buhoro buri munsi, akirinda kwicara igihe kirekire, akirinda no guhagarara igihe kirekire. Kugendagenda bituma amaraso atembera neza, imitsi ikaruhuka, maze ububabare bw'umugongo bugashira.
Uburyo bwa gatanu kandi buvura umugongo ku mugore utwite ni ugukora imyitozo yoroshye y'abagore batwite yitwa bascule du bassin cyangwa se exercice de bascule du bassin. Bisobanuye ko umugore utwite agomba gukora imyitozo yo kunyeganyeza urujya n'uruza cyangwa se urukenyerero n'imbere hasi y'ikiziba cy'inda. Uyu mwitozo ugabanya ububabare bw'umugongo wo hasi aribwo twabonye ko bwitwa douleur lombaire cyangwa se lombalgie. Naho uburyo bwa gatandatu bwo kuvura umugongo ku mugore utwite ni ugukoresha igitambaro gishyushye cyangwa se igitambaro gikonje. Ufata igitambaro cyiza gifite isuku ukagishyushya mu mazi ukagishyira ahari ububabare kugira ngo kiruhure imitsi maze bitere ububabare gushira. Ushobora kandi gufata igitambaro wakonjesheje cyangwa se ugafata ikindi kintu gikonje ukagishyira ahari ububabare cyangwa se ugafata ikindi kintu gikonje. Hari n'abo usanga bakunda gukoresha barafu maze ukayishyira ahari ububabare. Umusaruro bitanga rero ni ukugabanya kubyimbirwa ko hababara, kuko nubwo wowe uba utabona ko habyimbye ariko haba harimo ububyimbirwe butagaragara. Iyo ugishyizeho rero ububabare burashira cyangwa bukagabanuka cyane. Uburyo bwa karindwi kandi ukoresha uvura umugongo ku mugore utwite ni ugukora massage yoroheje. Ukanda umugongo buhoro buhoro ukoresheje amavuta asanzwe cyangwa se amavuta ya elayo maze bikagabanya igitutu cy'uburibwe ku mugongo. Ariko uba ugomba kwirinda gukanda inda cyane ntunageze massage iremereye ku nda. Uburyo bwa munani nanone ukoresha uvura umugongo ku mugore utwite ni ukunywa amazi ahagije. Amazi atuma imitsi ifatanuka kandi agafasha umubiri kuruhuka, akaworoshya, bikarinda ububabare bw'umugongo bwa hato na hato ku mugore utwite. Uburyo bwa cyenda bwo kuvura umugongo nanone ku mugore utwite ni ukwirinda guterura ibintu biremereye. Umugore utwite aba agomba kwirinda guterura ibintu biremereye, akanirinda kunama yunamuka kenshi atitonze. Umugore utwite iyo agiye kunama amanuka gahoro cyane, kandi yajya kuzamuka nabwo akazamuka gahoro yitonze yirinda kwigashura. Naho uburyo bwa cumi ukoresha uvura umugongo ku mugore utwite ni ukurya ibintu bifasha imitsi. Urugero ni calcium iboneka mu mata na yawurute, ukarya magnesium iboneka mu mbuto no mu mboga, ukarya na proteine iboneka mu bishyimbo no mu magi. Naho uburyo bwa cumi na rimwe umugore utwite akoresha yivura umugongo ni ukwirinda stress. Kugira stress kandi utwite bituma imitsi ifatana maze bigatera ububabare bw'umugongo kwiyongera cyane. Umugore utwite yakwirinda guha umwanya icyo ari cyo cyose cyamutera stress, aruhuka, yumva umuziki mutoya utuje, akora meditation cyangwa se asenga. Ibi byose bikura stress n'igisa na stress ku buzima bwe maze ntarwara umugongo yaba yaranawurwaye ugakira. Umugore utwite aba agomba kwirinda kunywa imiti y'akajagari atabwiwe na muganga, akirinda kubyibuha cyane, akirinda kwicara amasaha menshi adahaguruka, akirinda no kwambara inkweto ndende. Reka turebere hamwe noneho igihe umugore utwite agomba kwihutira kujya kwa muganga. Nubwo tuvuga gukoresha iyi miti karemano ku mugore utwite, hari igihe haboneka ibimenyetso bitagomba kwirengagizwa. Urugero ni nk'igihe umugore afite ububabare bukabije budashira, bukamugarukaho kenshi kandi yakoze byose twavuze yivura. Nanone kandi igihe ababara umugongo ariko afite n'umuriro. Agomba kandi kujya kwa muganga igihe cyose ababara umugongo ariko yajya no kwihagarika akababara cyangwa se akava amaraso, n'igihe cyose yumva nta mbaraga afite zimufasha gutambuka mu maguru. Ibi bishobora kuba ibimenyetso by'ibindi bibazo bikomeye bikeneye kwitabwaho kwa muganga. Kwivurisha imiti karemano ku mugore utwite bifasha umubiri guhuza n'impinduka, bikagabanya igitutu ku mugongo, bigatuma umugore utwite abaho neza adahangayitse mu rugendo rwe rwose rwo gutwita. Gusa icyo gusobanukirwa gihari ni uko ububabare bw'umugongo ku mugore utwite ari ubusanzwe, ariko si buri gihe butagira impamvu. Uburyo karemano rero bwo kuvura umugongo bufasha cyane iyo butangiye gukoreshwa hakiri kare. Ariko ubuvuzi bwo kwa muganga ni ngombwa igihe cyose ububabare bukabije cyane. Uburyo bwiza bwo gukoresha buri munsi butuma umugongo utababara cyane ku mugore utwite ni uguhaguruka buri saha nimba yicaye, kugendagenda gake buri munsi urugendo ruto rw'amaguru, kuruhuka neza uryamye mu buryo umugore utwite akwiye kuryamamo, ukirinda stress kandi ukarya neza ibiribwa bikungahaye kuri calcium, magnesium ndetse na proteine. Icyo twagarukaho cy'ingenzi
ni uko kurwara umugongo ku mugore utwite ari ikibazo gisanzwe cyane, ariko si ikintu umuntu agomba kwirengagiza cyangwa kubana nacyo mu buzima bumushaririye bwa buri munsi kuzageza abyaye. Mu mezi yo gutwita umubiri w'umugore urahinduka cyane, bigatuma umugongo uremererwa kurusha uko byari bisanzwe. Niyo mpamvu hari abagore bumva ububabare bworoheje, abandi bakagera ku rwego bababara bikababuza gukora imirimo yabo ya buri munsi neza. Ariko nubwo ari ibisanzwe, hari itandukaniro riri hagati y'ububabare busanzwe bw'umugongo n'ububabare budasanzwe. Ububabare ugomba gufata nk'ubusanzwe bw'umugongo buza buhoro buhoro, bukagabanuka iyo umugore akoresheje imiti cyangwa se uburyo karemano tumaze kuvuga. Naho ububabare budasanzwe bw'umugongo ku mugore utwite cyangwa se ububabare twakwita ko bukabije, ni ububabare buhoraho cyangwa bukajyana n'ibindi bimenyetso nk'umuriro, kuva amaraso, kubabara igihe cyose uri kwihagarika. Ububabare bumeze butyo bwo buba busaba byanze bikunze kwihutira kujya kwa muganga. Umugore utwite agomba kwirinda kwicara umwanya munini cyangwa guhagarara igihe kirekire, ahubwo kugendagenda gake buri munsi bifasha gutuma amaraso atembera neza, bikagabanya igitutu ku mugongo, bikanaruhura imitsi. Umugore utwite kandi agomba guhora azirikana kuryamira urubavu rw'ibumoso, akanimenyereza gukora imyitozo yoroheje y'abagore batwite kuko ifasha imitsi kugumana imbaraga no kugabanya ububabare bw'umugongo. Anakwiye kandi kwimenyereza kwicara neza umugongo ugororotse, akarya neza, akanywa amazi menshi, akanirinda stress mu buryo bwose bushoboka. Ni ngombwa kwiyitaho neza buri munsi rero, kuko uburyo buto wahinduramo imyitwarire bishobora kugufasha guhindura byinshi byari bikugoye. Ariko mu gihe ububabare bw'umugongo bubaye budasanzwe nk'uko twabivuzeho na mbere, uba ugomba gukora uko ushoboye ukajya kwa muganga byihutirwa. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.